ariko ubundi buri umuhungu wanjye ntiwamuroze kumana yanjye muroga se wacu turaruga koko nabibwirwa n'iki cyakoze abantu baragorwa pe nabibwirwa n'iki kutamuroze abona bitazoroha niba hajemo ni gute yifata agakunda umuntu nkawe utagira shinge na rugero utagira aho uva utagira aho ujya abakobwa beza hano hanze bahari bafite amafaranga ari benshi Alex ndekura Alex vejo mana yanjye ndekura papa Alex mana nturongeye kujya kumwitira umwana Alex muri mubiki waguze ubwajya gabanya ubugore papa Alex koko nduru buri munsi muri runo rugo umva mbwira Alex ibintu ndabirambiwe uzabwajya gabanya ubugore oya Alex nawe urakabye Alex niba ngusigaye wiri gutoza umwana ako se mutoza iki niba ngo uri ni muvana hano mugiye mu kazi mukongera mugataha kumfata mu mashati akanigagura hano mu nzu nibyo se Alex kanabari najya gabanya ariko mama Alex kurwana buri munsi tugiye kuzaba iciro ry'imigani kuri uyu musozi akurabizi wese nabikubwiye ibye ni wowe umwororo uyu mwana oya Alex rekeraho ndetse nkamukubita oya rekeraho mureke gusa ibi ni ibikinonewe we kumagaze hejuru n'ukwereke hasi ibi ni ibikinonewe bibaye muri runo rugo cyane kumara Alex wanyoye ibiki Alex ntacyo namweye oya ubanza musigaye musangira noneho ahubwo mbariza uyu muhungu wa ikintu yaba yanyweye kimuha uburenganzira bwo gusiga aza akamfata mu mashati uvuga ngo namweye ibiki reba ibitugu wabikuye yiriwe nkubita yaherekara nkubita koko se ariko papa Alex yagishyira mu gaciro umuhungu aramfashe reba ukuntu yangize dore amashati yacitse ahubwo mumbarize we asigaye ibiki aso ubona uzahora nkubita aho ubundi umugabo ninde muri noro ariko si ibi ni niko Alex ari nge n'umuhungu wawe ninde mugabo noneho nzamenya bigenda bite ninde mugabo muri rugo Alex amaze gukura Alex si umuntu yakura mu burenganzira bwo kuzakamfata mu mashati akanigagura hano mujye mwicara muganire aha ni iwanjye urumva ibyo nimba bishaka azagenda bikore mu rugo iwe ariko aha ni iwanjye nta n'ikintu kimuha uburenganzira bwo kumfata ngo mfate anigagure anige ndebera n'ingofero wumve ko nawe udagifite uburenganzira bwo kumubita uko umwana ufite uburenganzira bwo gufata agakora ingofero yasaka Peace man Kejo yeah Jay yes meze bite isawa mabuja ibintu kazi murabona ari bimeze neza na mahoro rwose ibintu bitangiye kuraburiza genge mwabibonye kibuga cyanyereye sinzi nimba nta kintu muri kubona nta kintu mubonamo bari imihanda imeze fo ntabwo tugomba kuraburiza gutya ariko imihanda imeze nabi ntabwo tugomba kuraburiza gutya ariko intore yishakira ibisubizo nta by'intore nta by'ibisubizo ntabwo bigomba kugenda gutyo murabizi ko tugomba kurwana uko byagenda kose tukabona akazi amafaranga akaza ikibuga ntikinyerere gutya bimeze biti ariko mabuja humura turacyafite ibyiringiro twebwe Imana dusenga rwose anytime wajya kumva diri iraturitse kumva baraduhamagaye tugenda cyafite ibyiringiro nta kibazo ariko twanishakira natwe akazi ntabwo ari ngombwa ko dutegereza ko abakire baduhamagara natwe ubwacu twakishakira nta birenze ese icyo nshaka kumenya mwaho hagati ni ukuvuga ngo baraduhamagara nibyo cyangwa se baradushakira namwe muri kubona impinduka zimeze gutya kandi ntibigomba kumera gutya muri genge yacu ntabwo igomba kuraburiza gutya murabona ibintu bimeze bite ngomba guhaguruka tugashakisha akazi ni ugushaka amafaranga muzana amafaranga ibintu bimeze biti Kejoy ko ntakuzi muri iyo sura bimeze biti urabona nanjye urabizi ko mu minsi iri imbere twari tumeze neza ariko urabona byarabuye tugomba guhindura amazi ntabwo ari yayandi tukoga amagazi niki cyabuze se ni gahunda zigenda mu muhanda zabuze ni imodoka zihagarara mu kibuga
byagenze bite niki cyabuze muri ibyo twarira Ntabwo nzi kubera kimwe- we kantu twari dufite muri no minsi ariko tugomba guhaguruka murirara hejuru turahaguruka Papa Alexis mwababariye ko oya Alexis Mama Alex ibintu Papa Alexis jya ugerageza jya wicara umuganirize Reka jya mbwira wicara Alexis. umuganirize reka mubwire ibyo kuganira naramuganirije inshuro nyinshi ariko ibyo byose umwana ndamuhaye akambwira ngo umushyigikiye mu mafuti yiwe ariko nawe buretse n'ubundi Mama Alex mbona uyu muhungu ibintu byose yikora ubu bugoryi niwe wamutoje niwe wamushyigikiye mu bintu byose urasubiriye kandi urasubiriye kuri mama murekeraho Alexis mwana wanjye Mama Alex si murekeraho si ubibona murekeraho bivuga ukajyana kubeshya ntabwo uyibonye njye narabikubwiye kuri mama cira ntabwo uyibonye ngaho rekeraho Papa Alexis ibintu ugomba kubiganira bigashira aboretse wowe nakubwiye tugende tubivugane hariya mu cyumba oya Papa Alexis ariko nawe uraza koko nawe urambura kuko nimba umwana asigaye amfata akanigagura mu mashati ureba uri nyina Alexis ibintu nagutoje ko ibyo bitarimo koko ase yagiye atuza we yagiye atuza ntabwo nshobora kubyina erega amafoto yawe yabonye ari menshi Wowe wakoze na nyoko, byinshi. wowe na nyoko. igihe cyose ibintu akabagabo Turi buze igihe cyose kumenya yagize n'indi intambara najya atuza nawe abagira ngo nawe uzamere So, uzaba umugabo nkawe abona tukiri impinja ahangaha abona tukiri impinja ahoraho atimbaguruka abonye oya nanone si ibyo Papa Never, Alexis never. Alexis ahageze no kuganirizwa ntabwo ari uwo ese umunsi wamukubise yiteguye akagukura nk'iryinyo nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi birumvikana uyu ni ariko umwana ntukangutire naramubyaye ngomba Ntukangutire kumuhana umwana. mu gihe umwana ari mu mafuti ngomba kumuhana ahubwo urutugu ruzavuna ijosi iki gituma mwirara mutuze mabuja tuza ni ukuri nta ibintu mpamvu yo kwirara nta mpamvu yo kwiheba nta mpamvu impamvu yo ihari. kwiheba anytime twabona akazi ntabwo ari ibyo kuvuga ngo anytime ahubwo tugashaka vuga ngo karava nimunyerekaho kari buve Karaboneka ndashaka ko akazi. munyerekaho Akazi kari buve karahari. bavuga murasi ku ntego se pana ka kandi kumvira twari tuzi aho kazava naha ya diru twakoze ejo bundi ntitwari niyindi twayikoze neza nyereka sasa ahandi nyereka ahandi nyereka icyizere mabuja karame humura nyereka icyizere humura rwose natwe Rero turababaye mba ngifite ibyiringiro iki kabisa cyumweru tugomba kuba dufite amafaranga tugomba kubona akazi iki cyumweru harimo turayabona amafaranga kubona amafaranga. afatika siko bimeze cyane niko bimeze murabona yuko reba nk'iradiyo ejo bundi watuzaniye iradiyo ntabwo yafatikaga wari utangiye kuzanamo ubuntu bw'ubusantima uzana ubuntu bw'ubusantima Mabuja ntabwo ari njyewe ntabwo ari njyewe nabonaga uriya Umutima muntu wizanisha. nabonaga nta kintu yibereye ya nta muwe waramubyaye se uve muri santima sibyo je oya birumvikana niko bimeze ibintu bihindura isura ibintu byawe by'amasantima urabageraho ukagira ibintu by'ubusantima garagaza akazi imana ahubwo ngiye siko meze neza umeze neza nta twereke ibikorwa ni ukuvuga ngo garagaza ibikorwa nta bintu by'imikino ibintu byo kuvuga ngo ibiki ngo ikibuga ngo imana oya ntabwo mbishaka ndashaka ibikorwa anytime diru twebwe turayikora neza humura Kejo, ikibazo gihindi bimeze bite oya ibintu ni ni gahunda ukuvuga ngo tureke ibintu oya by'imikino ni vuba ni ukuvuga ngo uyu mutipe sinzi ibintu arimo mani ni ibintu by'ibyuma wahita ubu Mabuja, oya. bimeze bite ni ibintu nk'ibyo ngibyo Tugomba wapi kubivamo. kabisa Ibyo bintu ntabwo bigomba ibyo bintu umuntu kurangira. abikeneye Ntabwo bizongera. va mu bintu by'imikino ureke ibintu bya santima hindura umutwe ikibuga cyaranyereye nta mikino ihari siko bimeze sibyo kejo oya birumvikana ni nta vuba bintu vuba by'imikino tugomba gushaka ndashaka kunyereka none ibikorwa niko muko aho urahamara iki ntacyo nuko narindi hano wari uri hano nyine uhakora iki nicyo nkubaza se narindi hano nibere kuri telefone nta kindi wibereye kuri telefone ese ubundi aho wakiriye iriya ndwara wari urwaye y'ibisazi akazi kaba ko kwirirwa muri telefone iyo muvuga ibisazi muranzetsa zibyo bisazi mubikura babikura he ntabwo waje hano urwaye ntabyo nzi ngewe ubu se kuri telefone wabuze icyo ukora muri uru rugo ibintu byarangiye twabikoze byarangiye twari turi mu mwanya wo kuruhuka byarangiye gute ubu ari ameza arateguye ibyo byari bitarashya buriya buriri wabushashe gute ufata umwanya wo kwirwa kuri telefone ari wowe mukobwa afite muri uru rugo wabinsobanurira ndavuga ugaseka ndavuga ukanseka
ariko zikuru urugo usigaye usa naho warugize urwawe neza neza. Narugize urwanjye guteze ubwo ni urwawe. Utarugira urwawe ko ndeba ushaka kujya unyobora. Ntabwo nakuyobora mu rugo rwawe. Harya ngo niwe mukazana bazanzanira. Yego. Yego. Singushaka n'umuhungu wanjye nzabimubwira igihe icyo ari cyo cyose ko nta gushaka kumbera umukazana. Uranyumva neza? Reka nkubwire mami. Wenda ushobora kuba utanshaka ariko buriya baca umugani mu Kinyarwanda ngo yakaremye n'ikamena. Hari impamvu iyakagize ite? Ngo iyakagize ite? Iyakagize ite? Sinzi wenda niba muzi imigani ariko twebwe kubera iri iwacu bakunda kuyikoresha mu cyaro. Ariko ubundi ubwumva wambere umukazana nako gasuzuguro kajojo babe nakukagena. Ntabwo nagusuzugura mami. Sinshaka kumbera umukazana sasa rero mbikubwire. Nkubwize ukuri. Ngukuri inzira ku murimo. Simbishaka. Ese ubundi mami reka nkubaye. Ubundi ko ari makukoma kuza ari ubwe wanyihitiyemo. Ko yankuye iyo nari nibereye ntari imuzi. Ubundi ngiye turapfa iki koko? Turapfa. Yaguhitamo ataguhitamo ubwo afite ahandi azakwerekerana hatari wanjye. Hatari mu muryango wanjye. Hako mami ngiye. Kuriya ninjye wamubyaye. Sinzi icyo dupfa. Nta mpamvu yo kunzanira umukazana ntashaka mu muryango wanjye. Turumvikana. Ako cyamakuza nacyo ni cyiza. Ni cyiza pe. Ariko abakobwa bose muri kampani ko mubona bamurwanira. Ko nanjye wampa amafaranga. Bamuhungu nanjye nashiramo kandidatire yanjye. Cyane ko ari ubukene. Harya nabwiye Kirega ko nzamufasha. Ntakunda ariko ngomba kumufasha kuko nabimwemereye. Awamenya wenda nawe azamfasha mu bindi. Awamenya kabisa reka ndumufasha kuko nabyiyemeje bikose. Ariko ubundi buri muhungu wanjye ntiwamuroze. Kumana muroga. Muroga se wacu turaruga koko. Nabibwirwa n'iki? Cyakoze abantu baragorwa pe. Nabibwirwa n'iki kutamuroze? Abona bitazoroha niba hashimo no ni gute yifata gakunda umuntu nkawe. Utagira shinge na rugero, utagira aho utagira aho ujya. Abakobwa beza hano hanze bahari bafite amafaranga ari benshi. Ako mami, urabizi neza ko ayo mafaranga ashira ariko urukundo rudashira. Ese ubundi ubwo wirebye ubona ukwiriye kwinjira muri uyu muryango? Mama ariko nanjye navukiye amezi 9. Wakayavukira utayavukira ibyo ntibindeba. Ariko icyo nzi neza cyo nuko ntagushaka mu muryango wanjye ngo mbere umukazana. Ariko yibiki? Ariko yibiki? Ye nakubwiye yuko yakaremye ari ikamena. Niba wumva imigani uri umuntu mukuru ndibaza utayoberwa uwo mugani. Wincira imigani. Waca imigani utayica singukunda sinzana gukunda. Singushaka mu muryango wanjye. Ubyumva ubyiteho. Erega nubundi kunkunda no kutankunda nubundi soye tuzabana nzabana n'umuhungu wawe. Mubanye mute ntabishaka? Ko n'inzu naza nkayiguturumburamo. Ariko uzi kunyitiranya? Ariko reba ukuntu ubundebera ku rutuguye gutya. Ubundi wareba nyoko bwe gutya ukavuga ngo uzavamo umukazana muzima. Ubuse ko nde ushinganije si utarugeramo n'urugeramo bizagenda bite? Erega mama buriya neza y'umuntu nimutera gukundwa. Kandi buriya bitewe nuko uri kumfata nuko uri kumbwira nanjye sinzi ko nabona imbaraga cyangwa se ubushobozi bwo sinzi. Ineza irenze uko bakuzanye umeze bakagushyira mu rugo rwanjye ukavurwa uri mu rugo rwanjye nkakwitaho kuri buri kimwe cyose. Niyihe yindi ushaka? Mama naye niyo mpamvu nkuba pe
ubwo se uranyubaha nuko wubaha umuntu yewe ndebye mbona utanyubaha ntabwo unyubaha rwose ibi ni ibiki koko kugeza aho kumwita nanjye ibi ni uzakubita umwana Mama Alex hagarara reka mubwire Alex mva ubwire madamu reka mubwire n'urugo cy'inyahange koko wampaye ntabwo uririza nanjye ariko mana komani ariko ibi ni ibiki koko namugize kuri oya mugomba kujya gukubitwa kuko nawe umuntu atajya ashyiramo akanyafu ntawe mwajya mushyira urabona ukuntu ngize gusa nijya mu bandi babyeyi baravuga ngo iki mugize utera ceceka aho ngaho ceceka vuba ceceka ubu igihe mwahereye niba utarashaka uzambwire nigendere wageze ubundi wavuga ko ubunzaniye kiriya cyana kirirwa kinkubitira mu rugo ariko papa Alex ibyo ni ibiki mukumbwira koko ubu waze batanyizeye harinda nigeze nzana mu rugo rwawe nabimenyane njye ngerekera abana bameze kuri abana bameze kuri niba umbyara ese kubera ko iyo ari jyewe gusa yakurikije adashobora gukurikiza nawe ariko mana njye ndi umugabo w'inyangamugayo papa Alex ibintu ahantu hose baranzi bazi ko ndi inyangamugayo bakabona ugenda gusa batazi uko mu rugo umeze nk'inyamaswa urakubita umwana wangiza nanjye ukanyadukira nasoni ahubwo ndaza kukumugaza ndaza kukumugaza ndaza kukumugaza wowe ariko mana ibi ni ibiki koko wampaye ibi ni ibiki ibi ni ibiki ubu rero uri guha umwana wawe ugomba kuko umwana amaze kumbana umusore ntacyo namutwara Makuza kuki urwana ugahita usubira iyo uvuye ni ukubera iki waramutse ntabwo nari nashoboye naramutse ibiki kuramutse uvuga nabi se byagenze ntavuga nabi byose ni wowe bintera kuki utagishaka kunyumva ni ukubera iki mama nakubereye ikibazo muri uru rugo koko gute ubona utari ikibazo niba nkubwira ikintu ushake kucyumva gute ubona utari ikibazo mama byagenze ute koko kera twari inshuti koko waje kera waranyumviraga none usiga musuzugura muca amazi ngira ngo wabonye undi nyoko utari njyewe cyakubaha cyane usibye ikintu cyonyine tutumvikanaho n'uriya mukobwa none se nyine uzi ko tutamwumvikanaho kuki utamureba ntabwo twabyumvikana ahubwo ntabwo tubyumvikanaho narabikubwiye wishaka kuntegeka narakubyaye sibyo wishaka kuntegeka uko bizagenda kandi ibintu byose umenye ko ibintu byose umubyeyi atarimo nta mugisha uba birimo turumvikana mama ni ukuri rwose nta kibazo rwose ushatse watuza ibintu bikajya mu buryo ese ubundi wari ugiye he kumbona ugahita usubira aho uvuye wari ugiye ngiye mu kazi ahubwo nuko ugiye mu kazi nari nashoje ahubwo reka nzi ariko ubundi reka nkubaze utekereza ko ako kazi umbwira ari bizinesi yanjye na so twagushinze twibaza ko uri umwana umuzima none ukaba utangiye gukora ibidakorwa ako mama hari ikibazo bizinesi igeze yirasigiye mwanshyiriyemo no kuba nakundana n'uriya mukobwa hari ubwo mugeze mubona isubira inyuma kuki koko wumva ari ibibazo gusa ubu intandaro zo gusubira inyuma kwayo ni iyi ngiyi niba uzanye uriya mukobwa utekereza ko mu muryango iwabo nta kantu namba bigirira ubwo ushaka kujya usahura urugo rwanjye usahurira kwa sobukwe oya mama ibyo ntabwo ari ko bimeze rwose ntabwo ari ko bimeze rwose wowe wumva utekanye wumve ko nta mutungo wawe tuzavana oya aya matwi yawe sinzi ikibazo afite amatwi atumva sinzi ikibazo afite asoni uzi ko nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi none se mama ubu uzi ko basindakamigire no ku kazi kazi no uri kuntereza urabona mbese warakuze undusha imbaraga oya mama ntabwo ari ibyo ngibyo rwose turwana ubibone turwana ubibone akureba nk'uwabona ubyutse umfata gutyo ubu yagira ngo turi ni iki gituma udashaka kunyumvira kuki udashaka kunyumvira mwese njyewe nanjye ntabwo wigeze umpa impamvu ituma nakunda uriya mwana w'umuntu ntabwo nakubwiye ko ntamushaka simushaka nongere dore wabanje kutamwishimira ko yari afite uburwayi hari ubwo afite ubwirwa n'iki ko butazagaruka erega ziriya ni karande zo mu miryango ntabwo ari karande biriya biravurwa bigakira kandi byaranakize bikira bikize ibaza ariko noneho kubaka umuryango tukagwana biramutse byongeye kumufata tukagwana kuzo waramushatse
warangiza agafata nk'ikintu akakumena umutwe nkaruha njya kukuvuza urumva byanshimisha nk'umubyeyi. Ntukajye gutekereza ibintu bibi gusa ni byiza biba bihari rwose. Biba bihari ariko ibyiza ubiye yakize ubona hari icyo atwaye. Ntacyo atwaye ariko njye simwiyumva. Ntabwo mwiyumva. Kwitegura njye ku kazi ibindi rwose ugerageza. Rero reka nkubwire niba udashaka kunyumvira nk'umubyeyi wakubyaye ubwo ukaba warahisemo ko ugomba gushaka uriya mukobwa uzareba abandi umwerekeza n'ubukwe bwanyu sinzabutaha ntuzabuntumiramo. Ko waratsembye neza uzashaka undi nyoko uguhagarara utari njyewe. Komana Papa Alex igihe cyose sindumva uvuga ngo umwana wacu uriya mwana nigeze muzana umva mubwire nyumva neza. Njye narakubwiye Kayibanda sinjya mbyara abana b'ibicucu. Uriya mwana n'uwawe kuko ni nawe muhuje ubwo bucucu. Uri kumva neza? Urambiye ibiki? Ahubwo ndaza kukumugaza nutafata umuhungu wawe ngo umushyire ku murongo. Njye sinyivuga. Ariko yenganye ko uwo ni nawe uzi nawe wamukwesha. Papa Alex koko. Ni nawe uzi hano wamuvanye. Koko. Uriya mwana ntabwo namusamiye hano. Wenda warayizanye. Abagore amayeri mugira hari uwayamenya. Abagore amayeri muba mufite ni menshi. Ariko mana ntabwo narinzi ko wazamura urushyi ngo umubite, ntabwo narinzi ko wazamura akaboko kangu umubite. Papa Alex urambabaje ariko ibintu byose uzabyishyura. Muzarwara iki se? Uzabyishyura. Ahubwo ufata umwana wawe umufate umushyire ku murongo wicara umwigishe. Twembi kuko twamubyaye ntabwo njyenyine. Njye nitwa Kayibanda. Twaramubyara. Njye nitwa Kayibanda. Alex umwana n'uwawe. Uriya mwana n'uwawe kuko niwe muhuje ubugore. Zana amafaranga tujye gupimisha DNA. Zana amafaranga kugira ngo izintambara zose zirangire. Wajya ukayibwira se wundi ariko niba umuzi noneho genda umushaka umubwire ajye gupimisha DNA. Ni wowe uzi se uzambwire mu gihe. Oya Alex rwose bameze kuri. Oya birarenze aho usigaye nkubita koko ariko mana ya. Njye ntawe njya mbyara barameze. Mbere ko ari umwana wumva nkakubwira ukanyumva tukajya inama. Wabaye iki gituma utakinyumva? Ngiye kumva numva rwose nkumva ibyo umbwira byose ko mbyumva. Ubu koko ubona hari ikindi kintu kibazo dufitanye ngewe nawe. Ngiye shaka kumenya. Ndakumva nkuko nakumvaga mbere. Shaka kumenya ikintu uriya mukobwa yaguhaye gituma utagikenera kunyumva. Yampaye kumva ariko sowe mama ubundi wowe ujya kubana na papa wanjye baguhitiyemo. Mama wawe yarakubwiye ngo ugenda ngo ujya. Ntabwo yamitiyemo ariko njye nta kibazo nari mfite. Hari ikibazo nari mfite. Njye nta kibazo mfite rero. Sinjye uri kubona mfite ikibazo. Wowe nta kifite ariko uriya mukobwa yaragifite. Oya byararangiye ibibazo yari afite rwose. Ntabwo byarangiye ibintu nka biriya bihora bigenda bigaruka. Mama kuki wumva ko ibintu ari ibintu bibi koko kuki ari ibyo ngibyo uhora utekereza koko. Ya uriya mukobwa rwose nawe imitekerereze mama. Shaka undi mukobwa mu b'inshuti mukundana umunzane nk'umukazana uriya nakubwiye ko ntamushaka. Mama ibyo bintu biragoye rwose ni ukuri biragoye nta nubwo nanabishobora usena izo mbaraga s'ubwo nazikura. Imbaraga z'iki? Ureba kuva mu rukundo ukajya mu rundi kandi niwe niyumva mu gusurumva byakunda wowe urumva ari ibintu ugendana nko kwisoko kujya guhasi. Atasiyo ndabona usigaye ufite amatwara ari hejuru cyane kandi ibyo ntabwo ari sawa. Ko na papa mbizi ko yabyumvaga ubu ngubu. Abyumva iki? Nubwo abakwihore ntacyo agusubiza ariko ntabishyigikiye. Ntitubiganiraho se ntabwo abishyigikiye. Nubwo ntacyo agusubiza ariko ntabwo abishyigikiye. Iyo imitekerereze umubwira ko ibintu bitameze neza. Oya ntabyo mushyiramo ariko nawe ntabishyigikiye. Ese ndi wowe uri hano? Ni njyewe uri ko hano. Okay. Sinayibukaga no kukubona. Se bandi muri shuguri nyinshi ntabwo mperuka kuba ndi hano nza bwije mwaryamye. Amwagize akazi kenshi. Rumvikana. Ese mubigeze he gahunda n'umuhungu wanjye? Ikina makuru se. turimo kubitegura kugira ngo uzabashe kugenda neza.
good byiza cyane hano ibintu bimaze kumera neza uko iminsi igenda ishira ndabona bigenda neza cyane Nizere ko umaze kumenyerana n'abantu ba hano mami wa hano yego tumaze kumenyerana umuhungu wanjye ari hehe yagiye mu mujyi tumegiye kureba paka mujye mugendana mugire utuntu mutegura buriya iyo abana barimo gutegura ubukwe hari uburyo bagendana bakagura ibintu bari kumwe kuko buriya hari inama mugira ikintu yakagombye kugura cyangwa ukakimubuza bitewe n'icyo ubona ntayabonye ariko umuntu ashobora no gupuretendinga agakora ibintu biri aho bidahari nyine kugira ngo ajijishe abantu bwiza ukuri ufite amakuru neza kubera ibintu ari ibya nyabyo biriya bintu ni ibya nyabyo ahubwo mu kanya ndabona tuzanaze ejo bundi hashize twakoze akazi bisanzwe karangiye nsaba bosi ko twavugana n'iminota mikeya reba ntanyeretse purufu zose zigaragaza ko ibintu byamaze kujya mu buryo gusa iyo ureba ukitegereza ubona bosi Makuza yuzuye mu bwonko cyangwa ubona bwaratana uzi ko ari byo bya bindi bavuga ngo urukundo rugiye rushaka nyine urukundo rugiye rushaka ku buryo Makuza yakwifata n'amafaranga afite n'ukuntu ari umusore mwiza akajya kureba uriya mukobwa umeze kuriya ngo amushaka mugire umugore ahubwo nawe sinabitekerezaga bitewe n'ukuntu nahabonaga ntabwo ari mwebwe mu birimo fureshi kubera ko uribuka cyagiye turi kumwe na Gigi icyo gihe byarira turi ku kazi igihe mwasohokaze inama twasigaye tunabavugaho tubavugaho cyane rwose ukuntu mwasohokanye mugiye kandi iyo mbirambamo nabiri mu buryo kabisa oya se ariko ukuntu murebana amaso oya nawe Alexi we kabya umva nyine ntago se wowe umuntu mukorana urumva byashoboka gute byanashoboka ariko dufatanyije bizinesi afitemo imigabane nanjye ndayifite happy nawe ariko ntabwo nabyemera ntabwo nabyemera bose bona byashoboka mbibonye mbona birimo fresh Alexi wagiye reka kubeshya mbitagiza ukuntu umuntu aberanye wagiye reka kubeshya Alexi urareba ukabona byavamo buriya urumva mugomba kujya mujyana n'umuhungu wanjye kugira ngo mugire ibyo mugura muri kumwe yes urukundo mwatanye kumwe nyine papa n'ubundi mu kanya nuko hari ibyo nagomba kubanza gutunganya hano mu rugo ariko mu kanya nitumara gufata lunch ndamusangayo nta kibazo twavuye ko ndi umusangeyo yes nizere ko byose muri mu kubikorana muri mu murongo mwiza natwe turi tayari kubashyigikira tukabashyingira nk'abana bacu murakoze papa yes ariko uze gushaka umwanya tuganire hari byinshi nshaka ko tuganira kuko urabona nabuze akanya babuja nkabibona uriya munsi burya twarabitegereje njyewe na Gigi dusigara tubavugaho usaba lifuti ntuzi ko imodoka yanjye yari yapfuye ndangije ndavuga rero ubona uko ntabiraza kungora umusaba lifuti nyine ntari idasanzwe ntabirenze ariko kabisa iyo mbibonye mbona ari fresh wowe oya Alexi ese buriya ubona ari byo oya biriya bintu bigomba kuba byo ahubwo kuko njyewe kugira ngo mpite muri muntu umeze kuriya umeze nk'utuzuye mu mutwe iyo ushobora noneho se urugira ngo nkomeze se ugufatira waraguswe ariko ngiye reka nkubwize ukuri ntakubeshye mbona wagira ngo ngiye Makuza yarasaze kuko nta kuntu yafata umuntu umeze kuriya ikintu kimeze kuriya wowe komeza umupushinga urumva rero nyine ukuntu udafatira hafi yawe oya umuntu agira amahitamo ye uriya wasanga nyine yararebye akabona nawe bihura kubera ko ngewe iyo utarashatse kunyegereza cyane
hagahitamo uriya kugeza ubwo abantu bose mwese mubimenye niba yatangiye no kubikuganirizaho bwo urumva bishobora kuba bifite gahunda. Nanjye twabiganiriye haranambwira ati reka Alex utongera no kubivugira ahantu hatajya n'umuntu twumva, reka tuzajye outside tubiganirire. Bivuga ngo yabihaye agaciro gatuma mujya kubiganirira ahantu h'umwihariko gakomeye. Ntabwo turaganira ngo menye uko bimeze, menye naho mubigeze. Uze gushaka umwanya uze ndebe uyu umunsi wose ndi mu rugo. Uze gushaka umwanya tuvugana. Nta kibazo, reka njye gufasha akadogo ko amasaha yagiye, turebe uko tubigenza, dutegura ameza ko amasaha yaragiye. Okay. Murakoze papa. Muhungu wanjye ntabwo yigeze yisondeka kweri. Mbega umukobwa, uzi ko ntarinzi yuko azavamo umukobwa mwiza nk'uriya. Ukuntu yaje ameze, afite indwara, arwaye mu mutwe. Mungu wangu kabisa, umuhungu wanjye ntiyigeze yisondeka, areba neza.